sigasira amagara. Yasigasira adaseserezwa agaserera agasandara. Sigasira amagara ni ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri Radio Salusi. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro sigasira amagara kigufasha gusobanukirwa byinshi birebana n'ubuzima. Ubuzima buraryoha iyo ari buzima. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bibyimba byo mu nda ku bagore, by'umwihariko ibifata nyababyeyi. Ese indwara iteye ite? Nibiki se bikurura ibyago byo kuba warwara ibibyimba byo mu nda? Wabwirwa n'iki se ko ufite ibyo bibyimba? Ese biravurwa bigakira? Iyo bitavuwe neza se cyangwa se ngo bivurwe hakiri kare, ni izihe ngaruka bishobora gutera? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Turi kumwe na Dr. Munyabarenzi Jean Maurice, inzobere mu kuvura indwara z'abagore, gynecologue cyangwa se gynecologist. Mu bantu tugira batureba tugasanga bafite ibibyimba byo muri nyababyeyi, hari uburyo bwo kubavura. Uburyo bushobora kuvura ku rugero ruhagije kuvuga ngo ibibyimba birakize ni uburyo bwo kubaga. Akorera mu bitaro byabaho International Hospital biri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Turanumva kandi bamwe mu babyeyi bagize ikibazo cyo kurwara ibibyimba byo mu nda. Tangiye ndibwa mu nda mu ruhande rw'ibumoso, akaboko k'ibumoso. Nari mbimaranye nk'imyaka 4 ariko ntazi ikibazo. Ingaruka nuko ntasamaga. Njya gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Mugisha. Nguhaye ikaze. Sigasira amagara. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu sigasira amagara cyo kuri uyu munsi. Mbere y'uko twakira muganga kugira ngo dusobanure byinshi birebana n'ibibyimba byo kuri nyababyeyi, reka tubanze twumve abarwaye ibi bibyimba. Natangiye kwivuza nkajya mu mavuriro y'ibanze bakampa imiti bikanga, ngo rero baza kunarasifiranza aha ngaha bahita bambwira kubagwa. Rero nari mbimaranye nk'imyaka 4 ariko ntazi ikibazo. Njya kwa muganga nyine akampa ibinini. Ingaruka nuko ntasamaga. Ubundi nta bundi burwayi numvaga afite nuko ntigeraga nsama. Rimwe na rimwe umva ko ari nawe waba kubera ko afite abana. Nkavuga ati wenda wasanga we yarifungishije kubera ko njya numva ngo abagabo barifungisha. Ariko akarahira akambera ko atigeze yifungisha, ahubwo ari jye ufite ikibazo. Rero kugira ngo hagati yanjye nawe hataza amakimbirane, niwe washatse kugira ngo ngera aha ngaha kugira ngo amenye ko ari njye ufite ikibazo kandi ari we ndiko ndagishyiraho. Ngeze aha ngaha rero usanga ni njye ugifite. Bambuye uburwayi bujyanye no kumbaga ikibyimba mu nda. Gusa imyaka ingahe 3. Tangiye ndibwa mu nda mu ruhande rw'ibumoso, akaboko k'ibumoso. Hanyuma nza kujya kwa muganga, murana muganga ncisha muri ecography, arambwira ngo mfite akabyimba mu nda. Ariko kubera ko nyine yabonaga ngeze mu zabukuru, arambwira ngo gashobora kutarengaho, ngo ngende nyine njya muri control, nibabona karakuze bazakabaga. Ambwira ko nta wundi muti, iyo bikuze babibaga. Naratangiye ndivuza, numva ameze neza nyine, ndetse ko ubuguma rutarakira nyine urabyumva, nabazwe ejo. Ariko mu bundi buzima ndaho nyine n'intege nke zo kubabara uruguma bitarashira, ariko muganga yambwiye yuko nshobora no kuza gutaha. Rero umva ndashima Imana cyane ahubwo. Sigasira amagara. Wabyumvise rero ko ari indwara ihangayikisha abayifite, ndetse ikabigira n'ingaruka zikomeye nk'uko wumvise ko hari n'utarabyaraga. Reka twakire Dr. Munyabarenzi Jean Maurice, inzobere mu kuvura indwara z'abagore, akorera mu bitaro byabaho International Hospital byo mu mujyi wa Kigali. Atangire adusobanura mu buryo burambuye ibijyanye n'ibibyimba byo kuri nyababyeyi. Ego, uvuze ibibyimba byo mu nda harimo ingingo zigiye zitandukanye. Ubwo ngiye ndibanda cyane ku bibyimba bishobora gufata nyababyeyi, myome mu gifaransa cyangwa se fibroid mu cyongereza. Tujya duhura n'abarwayi bafite ubwo burwayi kandi tukabavura.
Birumvikana rero ko ababagana hari ibimenyetso baba bafite ari nabyo binatuma baza kwivuza. Ese umuntu uri kutwumva muri kano kanya hari ibimenyetso mushobora kumubwira ku buryo byaba ari nk'impuruza kuri we akaba agomba guhita yihutira kuza kwivuza, dore ko no kwivuza hakiri kare nabyo usanga ari ingenzi? Ibibyimba bifatanya ababyeyi bigira ibimenyetso bigiye bitandukanye. Icya mbere gikunda kugaragara ni ukugira imihango ikaba myinshi. Niba yahinduraga inshuro 3 ku munsi akaba yahindura nk'inshuro 5 cyangwa 6, cyangwa se iminsi imihango yamaraga ikiyongera. Icyo ni kimwe mu bimenyetso by'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni ukugira ububabare mu nda yo hasi, cyangwa se umugore akumva mu nda yo hasi haremereye. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho ku bibyimba byabaye binini n'inda ubwayo irabyimba. Ni ibyo bimenyetso by'ingenzi umuntu ashobora kugira afite ibyo bibyimba bya nyababyeyi. Ubwo ibyo bimenyetso ubwabyo bitahita byemeza ko ari ibibyimba byo muri nyababyeyi, bisaba ko umuntu ubonye icyo kimenyetso ajya kureba umuganga akamusuzuma, kare wavuga ko byatewe n'ibibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa ari indi mpamvu. Nibyo mugana, mbere yuko tugera ku buryo bwo kwivuza, n'ubundi mukunda kubivuga abaganga ko buriya kwirinda biruta kwivuza. Umuntu yakwibaza ese ibi bibyimba byo muri nyababyeyi hari uburyo umuntu yabyirinda? Tuvugishije ukuri, kubyirinda ntabwo bishoboka. Impamvu ni uko uhereye ku cyaba kibitera ntabwo kizwi mu by'ukuri. Ni ukuvuga ni uburwayi bushobora kuza ku muntu bumutunguye nta ruhare yabigizemo. Uretse ko wenda hari abantu bashobora kugira ibyago byo kubirwara kurusha abandi. Ngwaye nk'urugero, ubushakashatsi bwerekanye ko uko umugore ava mu myaka 20, 30, 40, uko imyaka yiyongera ibyago byo kuba yarwara ibyo bibyimba biriyongera, ariko bimuzaho gutyo gusa, nta ruhare aba yabigizemo. Abandi bantu bagira ibyago byo kubirwara cyane kurusha abandi, iyo ufashe abagore b'abiraburakazi n'abagore b'abazungu, abiraburakazi bagira ibyago byinshi byo kubirwara kurusha abazungukazi. Abandi bantu bagira ibyago byinshi byo kubirwara, abantu bagiye mu mihango bakiri batoya bafite ibyago byinshi byo kubirwara. Kandi urumva kujya mu mihango ukiri muto nta ruhare uba wabigizemo. Ku buryo tugerageje kubivuga neza ni uko kubyirinda ntabwo bishoboka, ariko icyakorwa ni igihe umuntu yumvise biriya bimenyetso akivuza, kugira ngo yirinde nibura ingaruka zabiturukaho. Hari ikintu mwamuvuze mugaruka ku kuvuga ko abagore b'abiraburakazi bafite ibyago byinshi kurusha abazungukazi. Nkabihuza n'ibiba bivugwa ariko n'ibyo umuntu agenda asoma bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, aho bagaragaza ko hari igihe gukora imibonano mpuzabitsina kandi ukabikora neza bigira uruhare mu kurinda biriya bibyimba byo mu nda ku bagore. N'abagabo hari icyo babivugaho, ibyo bifitanye isano? Ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'ibibyimba byo muri nyababyeyi nta sano bifitanye. So imibonano mpuzabitsina ntacyo yerekanye kuba yakongera ibyago cyangwa yagabanya ibyago byo kuyirwara. Bivurwa bite rero? Ese birakira mu gihe umuntu yaba yivuje ryari? Mu bantu tugira batureba tugasanga bafite ibibyimba byo muri nyababyeyi, hari uburyo bwo kubavura. Uburyo bushobora kuvura ku rugero ruhagije kuvuga ngo ibibyimba birakize ni uburyo bwo kubaga. Hari uburyo budafite amahirwe menshi yo kuba ibibyimba byakira 100%, ariko wenda bushobora kugabanya ingano uko ikibyimba kingana bukoresheje imiti, ari imiti y'ibinini cyangwa imiti y'inshinge. Ariko akenshi icyo ikora ituma ikibyimba cyangwa se ibibyimba ushobora kuba afite kimwe cyangwa byinshi, ituma ikibyimba cyangwa ibibyimba bigabanuka uburyo byari bingana. Ariko kubaga nibyo noneho urumva iyo wabaze ukuramo cya kibyimba cyangwa bya bibyimba bikavamo. So wari uvuze ngo ni ryari umuntu yakwivuza? Iyo umuntu ibya bimenyetso abimara igihe kirekire
bishobora kugira ingaruka bimugiraho. Urugero nk'uba niba umuntu buri kwezi agiye mu mihango akayimaramo iminsi 10-12 bikaba amezi menshi, bizamugiraho ingaruka ku ingano y'amaraso afite. So nibimugiraho ingaruka ingano y'amaraso afite, bizagira ingaruka no ku buzima bwe, imikorere ye, azacika intege, akazi asanzwe akora ntabwo azagakora neza. Ni ukuvuga si byiza kubitindana kuko bizatuma bigira ingaruka ku buzima bw'uwo muntu bifite. Icyo gihe niyo agiye kwa muganga kumuvura bitwara imbaraga nyinshi kurusha iyo aba yarivuje kare. Ngwaye nk'urugero, urumva umuntu aje abimaranye igihe, yaravuye cyane igihe kirekire, iyo tugiye kumuvura hari igihe biba ngombwa ko tubanza nko kumuha amaraso. Byaba byiza rero umuntu ufite ibyo bimenyetso yivuje kare, basanga ari ibibyimba byo muri nyababyeyi, akaba yavurwa hakiri kare bitaragira ingaruka zikomeye. Warunagarutse kuri zimwe mu ngaruka zo kutivuza hakiri kare ibi bibyimba, mpise nibaza rero buri iyo tuvuze nyababyeyi duhita twumva nyine no kubijyanye no kubyara. Ese ibi bibyimba bifata nyababyeyi bishobora kuba intandaro y'ubugumba ku bagore? Nibyo, ibi bibyimba twavuze byo muri nyababyeyi bishobora kugira ingaruka ku burumbuke bw'umugore. Icyo ntari navuze kare ni uko nyababyeyi ubundi igira ibice bitatu. Hari igice cy'imbere, hari igice cyo hagati n'igice cy'inyuma. Bitewe rero naho ikibyimba cyangwa ibibyimba byafashe, urugero nk'ibibyimba bifata hagati mu gice cyo hagati, ari naho umwana iyo umuntu asamye akurira, ibyo bibyimba bishobora kugira ingaruka ku burumbuke bw'umugore. Ibindi bibyimba byafashe wenda mu gice cyo hagati, bitewe n'ubunini bw'icyo kibyimba, bishobora kugira ingaruka ku miterere ya nyababyeyi. Ni ukuvuga niba hari ahantu harimo umwanya, nihazamo ikibyimba kirasa naho gifunga wa mwanya. Niba uwo mwanya hari icyo wari umaze, ni ukuvuga bishobora kugira ingaruka ku burumbuke. So uburumbuke hari uburyo bubiri bishobora kugira ingaruka ku burumbuke, kubuza kuba umuntu yasama inshuro n'imwe. Ni ukuvuga hari abantu tujya tubona afite imyaka wenda nka 35 cyangwa hejuru yaho, akaza kwisuzumisha tugasanga nyababyeyi irimo ibibyimba byinshi byatumye n'imiterere yayo isa naho itaba imiterere iri normale cyangwa idafite ikibazo. Akaza kwisuzumisha we icyambere wenda avuga ko yashatse umugabo bamaranye imyaka 2 ariko ntago arasama. So twamusuzuma tugasanga wenda nyababyeyi irimo ibibyimba 4-5, twakora n'ibindi bizame bikatwereka ko ibyo bibyimba byagizemo uruhare kuba atarasama. Ubwo icyo ni igice cya mbere cy'umuntu utarasama na rimwe. Ariko hari igice cya kabiri cy'abantu noneho basama inda zikagera mu gihe cy'amezi 3-4 ariko ikavamo, bikamubaho 1-2-3, twasuzuma tugasanga afitemo ibibyimba wenda nka 2-3 muri nyababyeyi. Ni ukuvuga ikiba cyarabayeho nuko iyo umuntu asamye inda igenda ikura, uko indi ikura na nyababyeyi igenda ikura. So iyo umuntu rero, hari abantu bitewe nkuko nabasobanuriye, iyo afite nk'ibibyimba biri muri cya gice cyo hagati, kandi cya gice cyo hagati niho umwana aba agomba gukurira, iyo hari ibibyimba byinshi hari igihe bibuza ko umwana abona aho gukurira, bityo inda ikaba yavamo. Icyo nakongeraho, nk'ibyo bibyimba iyo ari byinshi byongera ibyago byo kuba umuntu yabyara igihe kitageze, ariko ntago bivuze ngo ni buri gihe. Hari abo tugira tukabakurikirana igihe cyabo cyo kubyara, umwana ushyitse kikagera afite n'ibibyimba 2-3 akabyara neza, umwana ushyitse nta kibazo. Ni ukuvuga tugerageje gutanga ibisobanuro bihaje nuko ibibyimba byo mu nyababyeyi buri gihe ntabwo biganisha ku bugumba, ariko hari abantu ku mubare runaka bashobora kugira ubugumba uturutse ku bibyimba byo muri nyababyeyi. Hari ingaruka ziba zikomeye
zigenda zibaho kanseri. Ibibyimba byo mu nda muri nyababyeyi bitavuwe ku gihe bikamara igihe, ese ntibishobora kubyara kanseri ya nyababyeyi? Yego, murakoze kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza abantu bakunda kwibaza. Ibi bibyimba byo muri nyababyeyi bishobora kuvamo kanseri ariko ku rugero rutoya. Ngerageze gushyira mu mibare mu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko mu bantu 100 barwaye ibi bibyimba, umwe afite risike y'uko ibyo bibyimba bivamo kanseri, ni ukuvuga 1%. Ni nayo mpamvu iyo tumuvuye tukabibaga, ibyo bibyimba tubyohereza muri laboratoire bakanabipima, bakareba ese ni ikibyimba gisanzwe, ese harimo ibimenyetso bya kanseri. Icyo gihe icyo bifasha, nk'iyo basanze atari ikibyimba gisanzwe ariko harimo ibimenyetso bya kanseri, ni ukuvuga hari indi miti aba akeneye yo kuvura kanseri. Twabonye ko ibi bibyimba utavuga ko hari impamvu zihariye zabitera, ariko nibajije aba bantu bagira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi zikaba zamara igihe zitanavuwe neza, nta ruhare zagira mu kuba zaba intandaro y'ibibyimba byo mu nda? Murakoze kuri icyo kibazo. Abantu barwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bakazirwara kenshi ntizivurwe neza, bafite ibyago byo kurwara ibibyimba ariko bitari byo muri nyababyeyi, ariko ibibyimba byo mu miyoborantanga cyangwa mu dusabo tw'intanga. Ni ukuvuga, ngerageje kubisobanura neza, imyanya ndangagitsina, hari imyanya ndangagitsina y'inyuma n'iy'imbere. Iy'imbere nyine harimo nyababyeyi, harimo udusabo tw'intanga tw'abagore n'imiyoborantanga. Iyo rero umuntu arwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntizivurwe neza, hari igihe ziva mu nda ibyara, iyo bita vagin, zikaba zazamuka zikagera muri nyababyeyi, zigakomeza zikagera mu miyoborantanga. So iyo zibayemo igihe kirekire bishobora gukura cyane, bikaba byavamo n'amashyira agakora ikibyimba. Ni ukuvuga ibyo bibyimba bishoboka ntabwo biba muri nyababyeyi, ahubwo biba mu miyoborantanga cyangwa mu dusabo tw'intanga, ariko icyo gihe aba ari ikibyimba kirimo amashyira. Binajyanye na kimwe twavuga cy'ubugumba, bivuze ko ibyo bibyimba nabyo byiremye mu miyoborantanga cyangwa mu dusabo tw'intanga, n'ubundi birumvikana inzira y'intanga, aho intanga zikorerwa, ubwo nabyo ntibyaba intandaro y'ubugumba ku bagore? Yego. Iyo hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zitavuwe neza, zigakura zikagera mu miyoborantanga, zishobora kubyara ikibyimba nk'uko twabivuze. Umuntu ashobora kuvurwa bitewe n'ingano y'icyo kibyimba ko kingana. Hari ibyo umuntu ashobora kuvura akoresheje imiti bigakira, ariko nyuma yo gukira bwa burwayi akenshi butuma hahandi cyari kiri habamo inkovu zituma akenshi imiyoborantanga iziba. Uko kuziba urumva kuzatuma intangangore itabasha guhura n'intangangabo, icyo gihe bishobora kuviramo n'ubugumba. Iyo ahawe imiti ntabashe gukira, icyo gihe hakurikiraho kubagwa kugira ngo yamashyira avemo. Ku bijyanye wenda na wa undi wakize ariko imiyoborantanga ikaziba, hari ubuvuzi bumwe bwakorwaga kugira ngo bagerageze kuzibura imiyoborantanga yazibye. So hari ahubwo buvuzi bugikorwa, ariko amahirwe yo gukira ntabwo aba ari hejuru cyane. Akenshi abantu bagize ibyo bibazo by'uko imiyoborantanga yazibye, ubu hari ubuvuzi busigaye bugezweho, tubagira inama yo kugana abaganga bafite ubushobozi bwo guhuza intanga. Uvuga inzira intanga zakabaye zicamo ubwo iba yarafunze, noneho bakagana abo baganga ibyo bita in vitro fertilization. Intanga bakazihuza muri laboratoire, hakavamo urusoro bakarufata bakarushyira muri nyababyeyi, akaba ariho rukurira. Sigasira amagara. Turacyari mu kiganiro Sigasira amagara cyo kuri uyu munsi, ikiganiro kigufasha gusobanukirwa byinshi birebana n'ubuzima.
turi kuganira ku bijyanye n'ibibyimba byo mu nda ku bagore by'umwihariko bifatanya ababyeyi. Turi kumwe na Dr Munyabarenzi Jean Maurice, umuganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore ndetse no kubyaza, akorera mu bitaro by'Abaho International Hospital biri mu mujyi wa Kigali. Dr, hari umuntu ushobora kumva ibimenyetso twavuze haruguru by'ibibyimba byo kuri nyababyeyi agasanga arabifite kandi akaba atanabyara. Ese uwo muntu yizere ko naramuka abagannye koko mukamubaga bya bibyimba bikaba byavamo, azongera nawe abyara ibyishimo bitahe mu muryango? Umuntu ufite ubugumba ariko bwaturutse kuri biriya bibyimba byo muri nyababyeyi, nta kindi kibazo kiyongereyeho cyatuma atabyara. Iyo tumubaza ikibyimba yari afite cyangwa ibibyimba ashobora kuba ari 2-3 tukabikuramo, kandi akaba aricyo kibazo cyabiteraga, mu mezi akurikiyeho arasama. Hari igihe umuntu arwara bijyanye n'imyaka akaba hari ubuvuzi adashobora guhabwa. Kuri ibi bibyimba byo muri nyababyeyi se ku myaka umugore afite yose ashobora kubagwa? Yego, icyo kibazo ni cyiza. Ku bijyanye n'imyaka, ni ukuvuga ibibyimba byo muri nyababyeyi nk'uko nigeze kubivuga, ibyago byo kubirwara bigenda byiyongera kuva ku myaka 20, 30, 40, 50. Ni ukuvuga ko rero iyo umuntu aje atugana imyaka yose yaba afite, iyo tubona ibyo bibyimba hari ibimenyetso bimutera kandi bimubangamiye, turamuvura. Imyaka yose yaba afite turamufasha. Nibyo twabonye ko ntacyo umuntu yakora ngo yirinde ibi bibyimba byo muri nyababyeyi, ariko hari igihe usanga nk'indwara runaka hari ibindi bibazo ushobora kugira bikaba byaba intandaro yayo. Ese ku bijyanye n'ibi bibyimba byo kuri nyababyeyi byo nta buryo bushoboka ko hari ibindi bintu wagira, ibibazo by'umubiri wagira bikaba byagira uruhare nubwo rwaba ari ruto? Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa bugiye butandukanye, ariko ntibutange umwanzuro uhamye. Urugero, muri bimwe twagiye tuvuga by'abantu bafite ibyago byinshi byo kuba barwara ibibyimba, harimo n'abantu bafite umubyibuho ukabije, kandi turabizi ko hari imirire tuzi ishobora kongera gutera umuntu ko yagira umubyibuho ukabije. So harimo kuba umuntu wariye ibintu ibitera imbaraga byinshi birenze ibyo akeneye, umuntu wariye ibyubaka umubiri byinshi birenze ibyo akeneye. Icyo gihe uwo muntu aba afite ibyago byo kugira umubyibuho ukabije nawe ukongera ibyago byo kuba yarwara ibibyimba mu nyababyeyi. So nuvuga wenda kuri iyo ngingo twavuga kugira imibereho ituma utagira umubyibuho ukabije byaba ari bumwe mu buryo twavuga bwagufasha kwirinda ibibyimba nubwo kibitera nyirizina kitazwi. Nuvuga ni nko kugabanya ibyago. Nkuko tubizi, umubyibuho ukabije wongera ibyago byo kurwara indwara zigiye zitandukanye. No muri iyi ngingo y'ibibyimba byo mu nda naho bigaragara ko abantu bafite umubyibuho ukabije byongera ibyago byo kuba barwara ibibyimba. Ku bijyanye n'inzoga, hari ubushakashatsi bumwe bwabikozeho, ariko ntibutange umwanzuro uhamye wavuga ngo inzoga ibigiramo uruhare kurugira urunuru. So nkuko tusanzwe tubizi, inzoga zigira uruhare mu ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Uvuga ngo inzoga umuntu yanyweye ku rugero ruri hejuru zagira ingaruka ku ndwara izi n'izi. So no kuri ibibyimba byo muri nyababyeyi hari ubushakashatsi bwakozwe, ariko ntabwo bwatanze umwanzuro uhamye uvuga wemeza ngo inzoga zabigira. Nta mpamvu igaragaza impamvu nyamukuru abagore b'abirabura bafite ibyago byinshi byo kugira ibibyimba, byaba bijyanye n'imiterere karemano yabo, amajene. Ni ukuvuga kuri icyo kibazo, ni ukuvuga nk'ibyo biba byaraturutse mu bushakashatsi, ariko bwa ibintu ukabibona nk'ubwo bushakashatsi ukuntu bwakozwe ni ahantu bwakorewe muri Amerika. Bafata nk'abantu bakora muri serivisi z'ubuzima, bavuga ati
ubishaka ajyaza tumusuzume nta n'ikibazo afite. Barakorera abantu bageze ku mubare runaka, barahagarika barareba, basanga mu mubare runaka twasanze abantu 100 barwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi. Barebye muri abantu 100, uzi ko muri Amerika hatuye abazungu n'abirabura, barebye muri abantu 100 basanga harimo 60 na bangahe babiraburakazi na 30 na bangahe b'abazungu. So bakonkira ko ababiraburakazi bafite ibyago byinshi. Niho haturutse nyine igitekerezo cyo gukomeza ubushakashatsi nyine kugira ngo barebe ese ni kuba afite turemangingo mu mubiri we ko kuba umwirabura byongera ibyago cyangwa se no kuba adadufite bigabanya ibyago. So ubwo bushakashatsi buracyakorwa, ariko ntabwo burarangira ngo bugire icyo bwemeza buvuge ngo ni utu turemangingo tubitera, bityo wenda kwako nk'ubushakashatsi buganisha ku turemangingo byo bita amajene cyangwa za ADN. Ubwo bushakashatsi burimo burakorwa cyane ku ndwara zigiye zitandukanye, kugira ngo biramutse byemejwe habaho n'uburyo bwo kuvura bugiye muri iyo nzira nyine y'uturemangingo. Bakaba bareba se uturemangingo biramutse byemejwe ko ari two tubitera, se hari uburyo twasimbuzwa cyangwa ubundi buvuzi buganisha kuri iyo ngingo. Ariko ubwo bushakashatsi kuri icyo ngicyo ntabwo buremezwa. Wenda ikindi nakongeraho, muri ubwo bushakashatsi barebye no ku by'imisemburo, basanga abantu bafite imisemburo ya estrogene myinshi bakunda kurwara biriya bibyimba byo muri nyababyeyi. Hakabaho kuba wakeka nta hipoteze yuko estrogene nayo ibigiramo uruhare, ariko ubwo bushakashatsi nanone ntabwo bwatanze umwanzuro ugenderwaho 100% ko ariyo mpamvu. Niyo mpamvu still hakiri kuvuga ngo impamvu nyayo itera biriya bibyimba byo muri nyababyeyi ni mpamvu ntakuka. Dr. bijyanye n'abarwayi mwakira umunsi ku wundi, twavuga ko ibi bibyimba byo kuri nyababyeyi abo mubona byibasira ikihe gice muri bya bice n'ubundi mwatubwiye? Tugendeye kubo ngewe nahuye nabo, akenshi bikunda gufata mu gice cyo hagati, igice cyo hagati bita myometrium. Ariko mubona agiye mbona hari abari bafite mu gice cyo hagati, igice cy'imbere endometrium, hari abari bafite igice cyo hagati cya myometrium, n'abari bafite igice cy'inyuma. So ngereranyije abari bafite mu gice cyo hagati myometrium nibo benshi, ariko hari n'igihe ureba ugasanga hari gifata muri myometrium kigakomeza kigafata no muri perimetrium cya gice cy'inyuma. Ariko muri rusange navuga ko abenshi bari bafite muri myometrium igice cyo hagati cyafashe mu gice cy'imbere hagati, cyo bita endometrium. Icyambere kigira ingaruka bijyanye n'imihango, umuntu arava cyane. Ikindi haba hari n'ibyago byinshi by'uko bigira ingaruka ku burumbuke bw'uwo mugore. Dusoza rero, niye nama mwaha abadukurikiye muri aka kanya? Nasobanuye ibimenyetso by'ingenzi bishobora kugaragaza ibi bibyimba byo muri nyababyeyi. Harimo kuva mu gihe cy'imihango umuntu akava amaraso iminsi myinshi, cyangwa akava amaraso menshi bitari bisanzwe, cyangwa se kubabara mu nda yo hasi, umuntu akumva inda yo hasi iraremereye cyane, cyangwa se kumva inda yo hasi akabibona we ubwe ko habyimbye. So umuntu ufite ibimenyetso ni byiza ko atugana tukamusuzuma, tukareba ko atari ibibyimba byo muri nyababyeyi bitera, kandi akaba yizeye ko bivurwa bigakira. Ngatanga inama yuko atari byiza gutekereza kujya mu bavuzi ba gakondo, atekereza ko byaba bifitanye isano n'uburozi,
nubwo nasobanuye ko impamvu ibitera itazwi, ariko iyo dusanze umuntu afite ubwo burwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi turamuvura agakira. sigasira amagara. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu sigasira amagara cyo kuri uyu munsi. Wabyumvise ko nubwo ibibyimba byo kuri nyababyeyi nta mpamvu izwi ibitera ku buryo wayirinda, ariko ni buryo wivuje hakiri kare kandi ukivuza neza bikurinda ingaruka zishobora guterwa n'ibi bibyimba zirimo n'ubugumba. Twanakomoje kandi ku bibyimba bifata imiyoborantanga ndetse n'udusabo tw'intanga, aho byo bishobora guterwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zitavuwe hakiri kare cyangwa se zavuwe nabi. Ku buryo rero wirinze izi ndwara ndetse wanazigira ukivuza hakiri kare byagufasha kwirinda ibyo bibyimba. Ndagushimiye rero we twabanye muri kino kiganiro. Mfasha kandi dushimire Dr. Munyabarenzi Jean Maurice, umuganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore, gynecologue cyangwa se gynecologist, akora mu bitaro by'abaho International Hospital biri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Tunashimira cyane ibi bitaro kuba byaraduhuje n'uyu muganga. Njya gutegura iki kiganiro nkabana n'ikikugejejeho, nitwa Inosaha Umugisha. Reka nkurarikire gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye ndetse n'ibiganiro Radio Salus yaguteguriye. Naho butaha.